Ndabasuhuje, nitwa Nizeyimana Private. Iyi ni Vision Voice FM. Muri iyi minsi dukora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Rimwe na rimwe hari ibyo dukora bagenzi bacu badakunda na gato, bakavuga ko bibabangamira. Nkwibutse ko ugomba kureka kwiyoberanya wigira uwo utari we, gukurikira inzozi zawe wirengagije ibicantege, gufata umwanzuro uhamye no guhagarara ku kuri kwawe. Muri iyi si dutuye igizwe n'amabanga menshi, amayobera atandukanye bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa babifitemo. Muri iki gihe hari abafata urukundo nk'inzu ifite imiryango ifunguye impande zombi ku buryo binjiramo baciye mu muryango umwe bagahingukira mu wundi bagasohoka uko bishakiye. Aba bakunze kwitwa aba players. Abahanga bavuga ko kenshi mu bigize imibanire n'urukundo hagati y'abantu harimo kwihangana ndetse no gusangira byose. Gusa ntituri bubihakane rwose. Urubuga rwa Love Note ruvuga ko atari ibintu byose bikwiye gusangizwa, kuko hari ubwo bibaho ko bimwe bifatwa uko bitari cyangwa bidakwiriye gufatwa. Hari igihe biba ngombwa ko bimwe bibikwa nk'ibanga bwite kugira ngo imibanire y'abakundana ikomeze kuba myiza, mbega ipfundo ry'urukundo rikomere. Ibi harimo kutavuga umubiri wawe bwite cyangwa kuvuga abagize uburenganzira ku buzima bwawe bwite, abagukunze, kwirinda kuvuga uwo wiyumvamo kuruta abandi cyangwa ukunda, kwirinda kumubaza ibibazo bijyanye n'ibyo wabonye mu bikoresho bye cyangwa muri sakame, kureba abahoze ari inshuti ze cyangwa abo bahoze bakundana, kwirinda kugira intekerezo mbi ku babyeyi be n'ibindi. Ubundi gukunda ndetse no gukundwa ni ibintu bitandukanye, bityo buri wese afite uburenganzira bwo gukundwa akagira n'inshingano zo gukunda. Uko uzamuka mu butunzi, amafaranga cyangwa se amashuri, niko umubare w'abakobwa cyangwa abahungu bagushaka ugenda utumbagira. Gusa wabyanga ukabyemera, igihe kiba kizagera tugapfa, icyubahiro, ubutunzi, ubuhangange, ubusitari, ubukene, ubupfubyi, kwigunga byose bikibagirana, kuko dutuye mu isi kandi tukaba tutararemanywe nayo. Urubuga rwa wabikekaga ruvuga ko urukundo ari amayobera. Ruvuga ko kuruhishura by'ukuri bitoroha. Gusa ruvuga ko hari ibyo umuntu ashobora kugenderaho akamenya niba koko akunda cyangwa se akunzwe byagahararo. Uru rubuga ruvuga ko urukundo rw'agahararo ruba rushingiye gusa ku byo umuntu yashimye inyuma ku wundi bigaragara. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko urukundo rw'agahararo rutuma umuntu atabona aho undi afite intege nke n'ibyiza afite rukabikabiriza. Uru rukundo rugereranywa n'akazu kubakishije umucanga kuko rutaramba cyangwa ngo rumare igihe. Rurashyuha, rukamenyekana henshi, gusa rurangira vuba. Aha ukunda umuntu nyuma y'ukwezi wabona umurusha ibyo wakurikiraga, ugahita wegukira wa wundi mushya. Uru rukundo ntiruzi kwihangana. Uru rukundo rufatiraho, nta gihe cyo kumenyana rugira. Rugendera ku marangamutima y'abandi, ntirujya rwifatira icyemezo na busa. Uru rukundo ruba rukurikiye ubutunzi cyangwa se igitsina, ni ukuvuga nta ntambwe rujya rutera. Uru rukundo rw'agahararo nta kuri rugira, rurirarira, ruriyoberanya, guhishanya biraruranga. Urufite aba yumva atakwiyereka mugenzi we uko ari by'ukuri. Aha ahora yirata ibyo afite n'ibyo adafite, yaba imitungo, imibereho n'amateka y'ubuzima akurikije uko abona mugenzi we, nubwo ashobora kuba amwibeshyaho. Nimba wibuka neza interuro ya mbere twatangireho kugeza amagingo aya, ibyo byose nimba byarakubayeho si amakosa yawe. Nibikubaho ugahemukirwa n'uwo wahaye umutima wawe, uzabura amahoro. Kurya bikunanire, nuryama ubura ibitotsi. Utangire wigunge, wikingirane mu cyumba maze urire, agahinda kakwice maze wumve ugiye kuruka umutima. Nutagira icyo ufata, uzafatwa n'isereri maze witure hasi, ibi bakunze kuvuga ngo gufetinga. Gusa ibyo byose nibikubaho nta yindi nama Mr. Think Again akugira. Uyu niwe wavuze ati nta kindi usabwa uretse kurekura.
ubundi ni ibiki bishobora kukwereka ko uri mu rukundo bya nyabyo cyangwa se uri mu mubano mwiza n'uwo wiyumvamo? Iyi ni Vision Voice FM. Njyewe ugiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Nizeyimana Private. Bahaye ikaze. Nyirimvugo nziza agwiza inshuti, kandi ijambo rinyuze umutima ryongera urugwiro. Urukundo ni ijambo ryiza kandi cyane, ni nacyo kintu cya mbere buri wese aho ava akagera akenera mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko nta muntu udakeneye gukunda cyangwa se ngo akundwe, nubwo ahangaha hari abo bidahira. Iyo umuntu afite urukundo rero hari ubwo atabasha kumenya ko yarugezemo, ahubwo ibimenyetso bikivugira. Ari nayo mpamvu muri sobanukirwa y'uyu munsi twabateguriye bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko uri mu rukundo bya nyabyo nubwo atari ko wabitekerezaga. Ikimenyetso cya mbere, uruhu rwo mu maso rwawe ruba rusa neza. Iyo uri mu rukundo rero uruhu rwo mu maso ruba rusa neza kurusha uko rwasaga mbere y'uko uhura n'uwo muntu. Niba usigaye wisiga amavuta akagufata ukabona urakeye mu maso kandi mbere atari ko byari bimeze, biraterwa na wa muntu muri kumwe muri iyi minsi. Icya kabiri, inzara iragenda. Iyo bimeze gutyo rero ntushobora kugira inzara habe na gato. Aha ushobora no kwitura hasi kubera ko utarya. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru eHarmony kivuga neza yuko iyo umuntu yageze mu rukundo aba afite ikizibakanwa gituma atabasha kugira icyo afata. Niba rero usigaye wumva utagishaka kurya ahubwo umuntu mwahuye akuri mu bitekerezo, menya neza ko waguye mu rukundo nta kabuza. Icya gatatu, iyo uhuye n'uwo umaze iminsi utekereza igitima kiradiha. Iyo uhuye n'uwo umaze iminsi utekereza bituma ubura icyo ukora, ugashaka kwiruka, ukumva ubuze amahoro, ukabura aho ukwirwa, ukibaza niba wamusanga cyangwa wamusuhuza cyangwa se wanabyihorera. Niba ibyo bijya bikubaho, menya neza ko wageze mu rukundo, ubigabanye niba ubishaka, utabishaka cyangwa ubyongere niba bikurimo. Icya kane, kubira ibyuya umubiri wose. Iyo uri mu rukundo rero umubiri wawe wose ubira ibyuya. Nk'uko tubikesha thenakedescientist.com, uru rukora kuri monoamine. Monoamine ni ibinyabutabire byohereza ubutumwa mu bice binyuranye by'umubiri aho urangirira, ni ukuvuga intoki, ibirenge ndetse n'ahandi hose. Aho hose habira ibyuya biherekejwe n'uduhanda mubiri. Niba ushaka kumenya ko nawe rwamuzonze, nibikubaho uzakore mu biganza bye wumve uko iwe bimeze. Icya gatanu, ntujya wumva uburibwe habe na gato. Ngo niyo usitaye ugakomereka utinda kubimenya. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru The New York Times bwakozwe n'abashakashatsi bo muri Stanford University bwagaragaje ko urukundo ari umwe mu miti yarwanya ububabare kuko rutuma ubwonko butabasha kubwumva. Ubu bushakashatsi kandi bwerekana ko abantu bagera kuri 40% barebye ifoto y'uwo bakundana nawe byatuma batongera kumva uburibwe bworoheje nk'umutwe, umunaniro no kubabara mu nda. Naho ubushakashatsi bwerekanye ko abagera kuri 15% baramutse barebye ifoto y'uwo bakunda byatuma batongera kumva uburibwe bukomeye nk'ubuza nyuma yo gushya, gukora impanuka ndetse n'ibindi. Nuramuka ubonye ibimenyetso
uzamenye ko wageze mu rukundo nubwo atari ko wabitekerezaga cyangwa se atari ko wibwiraga. Ubyongere nimba ubishaka cyangwa nimba utabishaka ubigabanye cyangwa se unabyikuremo bitarafata indi ntera. Ibi bizagufasha guhitamo neza kandi udahubutse. Ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cya The New York Times. Naho njye wabigutegure nkanabikugezaho, nitwa Nizeyimana Private. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa. Ugikurikirana kuri Vision Voice FM isaa 7 buri wa kabiri. Ushobora no kudukurikira ku mbuga zacu kuri Facebook, Focus on TV, The Black Power Empire. Ukaduha igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twazakugezaho mu ngingo z'ubutaha. Ndabashimiye. Ndabasuhuje.